nongeye kubaramutsa cyane. Muri kumwe na Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiru. Twongere tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi umutwe w'ikiganiro uravuga ngo uko niko warimbura icyaha burundu. Tuganire ku bijyanye n'ukuntu umuntu akira icyaha. Akenshi usanga tubwirizwa cyangwa tukabwiriza abantu kureka ibyaha, ariko ugasanga ntawe uvuga uko byakorwa. Ibyo rero bisa nko kohereza umuntu ahantu ariko ntumubwire inzira ijyayo. Uyu munsi kubw'ubuntu bw'Imana turamenya uko umuntu ushaka kurimbura ibyaha muri we yabikora. Tubanze dusobanure gatoya aya magambo: kurimbura ndetse n'ibyaha. Kurimbura ni ijambo rikoreshwa hagamijwe gukuraho ikintu burundu. Kurimbura rero ni ugukuraho ikintu, ariko cyane cyane witaye kugihera ku mizi yacyo kugira ngo kitazongera kubaho ukundi. Icyaha, mu magambo make, icyaha ni ukutumvira, icyaha ni ukwigomeka. Hano rero icyaha tuvuga ni ukwigomeka ku Mana. Kugira ngo urimbure ikintu ni uko uba ukibona ukaba utakigishaka, yenda kubera ibyo cyangiza cyangwa wabonye ko kiri guteza izindi ngaruka mbi, uba wacyanze. Icyaha nacyo ugomba kubanza ukakibona, ubundi ukamenya ingaruka zacyo, ibyo cyangiza, maze ukacyanga. Mu rwandiko rwa Yakobo Bibiliya iravuga ngo nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha. Ibyaha byo bimaze gukura bikabyara urupfu. Urwo ni mu rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo wa 15. Iyi yagombye kuba impamvu nini kuri buri wese yo kwanga ibyaha. Kuki twakomeza kubana n'ikintu tuzi neza ko kizabyara urupfu? Kandi urupfu birivuga ni urupfu rw'umubiri ndetse n'ubugingo. Nawe ndagira ngo uyu munsi ubimenye ko Imana itarimbura, ahubwo icyaha ari cyo kirimbura. Iyo ucyanze gahoro uragitema ugasigaza igishyitsi. Iyo ubikoze utyo, nyuma y'igihe gitoya cya gishyitsi kirongera kigatoha, kuko imizi ikigaburira ibikiri mu buzima bwacyo, kuko ubuzima bw'igiti buba mu butaka. Kukirimbura ni ukugitandukanya n'ubuzima maze kigapfa kikuma. Icyaha nacyo ni uko. Hano turagira ngo turebe uko bikora. Nk'uko ubuzima bw'igiti buba mu butaka, ubuzima bw'icyaha nabwo buba mu bwonko. Ubwonko nibwo umuntu akoresha iyo atekereza. Kugira ngo tubyumve neza, twagiranye ubwonko n'umurima munini, ariko ufite ibyo wagenewe guhingamo. Ubwonko bw'umuntu nubwo bufite ubushobozi bwo gutekereza, ariko bufite n'ubushobozi bwo kugenzura no guhitamo ibigomba gutekerezwa. Ubwo bushobozi rero utabukoresheje ntabwo uzigera utandukana n'ibyaha nubwo wabyanga gute. Kandi umubiri wawe uzarwara indwara nyinshi ziterwa no gutekereza nabi. Umurima wawe rero iyo uwihoreye ntuwuteremo ibyo ugomba kuwuteramo, ni hahandi nyuma y'igihe uraza ugasanga hari ibyamezemo nubwo utigeze ugira icyo uwuteramo. Ibyo biba byaturutse hehe? Bimwe bibibwamo n'inyoni zigurukira, ibindi bikabibwa n'inyamaswa zica muri wa murima, ibindi bikabibwa muri uwo murima n'umuyaga, ibindi bikazana n'ibishingwe abantu bashobora kumena muri uwo murima. Ku buryo iyo utinze usanga umurima wawe wuzuye imbuto utateye, ndetse zikaba ari imbuto utanakeneye. Ni kimwe n'ibitekerezo nabyo byinjira bityo binyuze mu miryango itandukanye. Twatanga urugero nk'amaso cyangwa se amatwi. Uyu murima wo mu bitekerezo byawe ubundi wagenewe guhingwamo imbuto nziza y'ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera. Dusome muri Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8. Haranditse ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Ijambo ry'Imana niyo mbuto yo gutera mu bitekerezo. Hanyuma kuritekereza ku manywa na nijoro niko kurinda wa murima no kurimbura ibindi byamezemo.
Ibyaha bishorera imizi mu bitekerezo byacu. Iyo bimaze gukura bisohoka hanze. Ibyo tubona hanze: ubugome, guhemuka, kwiba n'ubusambanyi. Burya biriya ntabwo ari byo byaha, ahubwo biriya ni imbuto z'ibyaha. Ibyaha bitangirana no gutekereza. Umurima w'ibyaha ni ubwonko bwacu. Hano Yesu yaduhaye urugero ati: "Jyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we." Ni amagambo dusanga muri Matayo igice cya 5 umurongo 28. Kugira ngo rero ubashe kurimbura ibyaha ni uko ugera ku mizi, kandi imizi yabyo ishorera mu bitekerezo byacu. Kwifuza ni igikorwa gikorerwa mu bitekerezo. Twatangiye tuvuga ngo nubwo ubwonko bufite ubushobozi bwo gutekereza, ariko bufite n'ubushobozi bwo kugenzura ibitekerezo, maze hakagira ibikurwamo bigatabwa hanze. Ugomba gushyira umurinzi uhoraho ku muryango w'ibitekerezo byawe, maze igitekerezo cyose gishatse kwinjira kigaca kuri uwo murinzi. Uwo murinzi ni ijambo ry'Imana. Dawidi yaravuze ngo: "Nabika ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho." Zaburi y'119 umurongo wa 11. Kumenya gukumira ibyinjira mu bitekerezo byawe nibyo bizarimbura ibyaha muri wowe. Kuko si ibyaha gusa, kuko n'indwara nyinshi turwara mu mubiri zikomoka mu bitekerezo byacu. Bizakurinda kurwara indwara ziterwa n'ubwoba, iziterwa no guhangayika n'urwangano. Ibyo byose uretse kuba ari ukwigomeka ku Mana, bitera n'indwara nyinshi z'umubiri. Urugero: iyo warindishije ijambo ry'Imana, ubwoba buza buvuga ngo karabaye urapfuye. Ijambo ry'Imana rikabucecekesha vuba rivuga riti: "Nonyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, noca no mu migezi ntizagutembana, nonyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata." Haleluya! Imana ishimwe cyane. Iyo ibitekerezo by'ibyaha bije bigasanga mu muryango hahagaze ijambo ry'Imana, ryanga gukingura, rikavuga riti: "Kandi handitswe ngo." Twanzure tuvuga ngo kubera ko ibyaha bimera mu bwonko bwacu, bigakurira mu bwonko bwacu kugeza byeze imbuto zigatunguka hanze. Tugiye kubikumirira mu bwonko bwacu, kandi tubirimbure duhereye mu bitekerezo byacu. Ibyaha ni ibitekerezo binyuranyije n'ijambo ry'Imana. Ntabwo gutekereza ibibi bitera ibyaha, ahubwo iyo dutekereza ibibi tuba dutekereza ibyaha. Nagira ngo ndangize mvuge ngo wibuke yuko iteka imbaraga z'Imana zinjirira mu mwanzuro mwiza twafashe. Nizeye ko ugiye gufata umwanzuro mwiza. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Dusenga Imana. Mana Data, turagushimiye kuri mwiza, tugushimiye imbaraga zawe, kandi tugushimiye imbabazi zawe nyinshi. Turasabye kugira ngo udufashe, utugirire neza, utwigishe gutunganya ibitekerezo byacu, utwigishe kurwanya ibyaha tubihereye mu mizi, tubihereye mu bitekerezo byacu. Kandi turasabye ngo imbaraga zo mu ijuru, imbaraga zinesha, zikorere muri twebwe, zikorere muri buri wese wifuza kugukiranukira, wifuza kunesha ibyaha. Ni mu izina rya Yesu dusabye, urakoze. Amen.